Abakorana n'ibigo by'imari biciriritse baravuga ko ibi bigo byabafashije mu iterambere ryabo kuko bigannye abasha kugurizwa amafaranga agakora imishinga itandukanye cyane cyane abari mu matsinda. Nasabye nka gatatu nshaka gusana inzu yanjye, ndasaba barayama kandi byarafashije. Icyo byamfashije ngewe n'importa indabo ntangira hano ntabwo nari mfite ubwo bushobozi, ninjiyemo banguriza 250 uko bampaye 250 nkishyura nka savinga yandi, uko bampaye 500 nkishyura nka savinga yandi, bampa 750 nka savinga, urumva yari amaze kurenga miliyoni. Icyo gihe natangiye kwimporta indabo. Abariko bakomeza bavuga ko hari ikibazo cy'ingwate ku muntu utayifite ndetse n'ikibazo cy'inyungu ibiri hejuru ugeranije n'ubushobozi bw'abaturage. Imbogamizi yazo cyane cyane ni inyungu iri hejuru, ugasanga hari ubwo bivumye ubigana mu byerekeye ubwishyu, bigenda bisaba utuntu turuhize abaturage atabasha kugeraho. Ingwate y'inzu wenda atanayifite, ngubu twunguka 10%. Nibyo ni mu gihe gito kuko natwe dukora ibyumweru 16 n'amezi 4. Ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'ibigo by'imari biciriritse buvuga ko bukora ibishoboka byose ngo abanyarwanda babone amafaranga atuma biteza imbere. Abadafite ingwate bo basabwa kwishyira hamwe bagakorera mu matsinda. Ni ibivugwa n'umuyobozi w'iri shyirahamwe Jackson Kwikiriza. Icyambere, ibigo by'imari bitanga serivisi nziza. Icya kabiri, umunyarwanda cyangwa se umuturage ashobora kwegera ifaranga, ashobora kwihangira akazi. Icya gatatu, akabona amafaranga akayabona ahendutse ku buryo bimufasha nawe kugira ibyo akoze bimwungukira kandi agashobora kwishyura. Icyo dukora twebwe rero ni ukugerageza byibuze gushakisha ubundi buryo umuntu yabonamo amafaranga bitamusabye kubanza gushaka ingwate. Urugero, guhuriza abantu hamwe bagakorera mu matsinda, bagakorera mu makoperative. Noneho abo bantu bakorera hamwe bakaba ubwabo babaye uburyo twita ubwisungane magirira. Noneho cya kigo cy'imari gishobora kubizera kubera ko bakorera hamwe atari umuntu waje. Ngo turashishikariza ko abantu bakorera mu matsinda, bakorera mu makoperative ku buryo bashobora kubona inguzanyo. Kugeza ubu ibigo by'imari bito n'ibiciriritse bimaze kugera kuri 458 birimo imirenge sako 416, aho muri rusange umutungo wabyo usaga miliyoni 386 n'abanyamuryango basaga miliyoni 6. Ibigo by'imari biciriritse bikorera mu Rwanda kandi byinshi bimaze kugezwaho uburyo bugezweho bw'ikoranabuhanga bufasha mu gutanga serivisi neza kandi byihuse. Vestine Umurerwa, Isango Star.